ni gute wemeye kugumana ruriya rwana? Urabizi uburyo kugumana umwana utari wowe bimera umunsi wose koko. Umugabo atari ko si ibintu byose kuri kubinkiraho. Urahanga byose wabibona ukuntu byose byagenze. Umugore ati ntabwo byumvikana uburyo wemeye kugumana uriya mwana, ntabwo byumvikana. Umugabo atari ko polisi ivuze yuko ejo izatuzanira umuntu wo kwita kuri uriya mwana, bazaza bamutware. Umugore ati ibyo ntabwo mbyitayeho, ibyo bintu ntabwo uri kumva uburyo biremereyemo. Nyagasani, umugore aritonganya bikomeye cyane ati ibi ntabwo ndi kubyumva. Ariko ubundi ni gute bagiye bakazana umwana bakamushyira hariya ku gipangu cyacu mu bipangu byose biri ahangaha? Kubera iki? Umugore atangira ahangaha kwitotomba atari kubyumva neza ati ibi ntabwo ndi kubyumva neza pe. Ubwangaha hari uwo yahamagaye maze aravuga ati hari umuntu wazanye umwana maze amushyira ku gipangu cyacu. Yego rwose, neza rwose ku muryango wacu. Ubwo umugore ahangaha aragenda akinukiriza ku kana maze ati mana we, niba yarumvisha umuntu kudasanzwe. Umugore ahita acika intege maze ati bega icyana kinuka. Nyagasani, atuzi ko uyu mwana yinyariye. Umugabo ahangaha yegereye umwana ati reka dushake ukuntu twamushakira pampa. Umugore ati ngo iki? Inde se ubikora ibyo ngibyo uri kuvuga ngo dushake ngo pampa ngo tumwambike? Siko wasaze? Umugabo atari ko uri umugore nyine uzi n'ukuntu bigomba gukorwa. Umugore ati niba ndi umugore ndamaze uyu nguse n'umwana wanjye, nzabikorera umwana wanjye. Ubwo uzi ukuntu kari kunuka wagira ngo ni sekurume. Njye gufata ibiganza byanjye mbishyire kuri uru rwana. Reka Nyagasani, ubwo batangiye gutongana disi. Umugabo ati hanyuma se ngo ibyo biri mu nshingano zanjye. Umuntu yajyazana umwana mutereka ahangaha nawe uhari wabyiboneraga, none ni kunshyiraho amakosa yose? Umugore ati ceceka aho ngaho, ceceka, byose niwe ubiteye kuba wemeye uriya mwana kugira ngo agumangaho umunsi wose. Reka nkubwize ukuri, iyi nshuro urandakaje. Nyagasani, umugabo ahangaha yarivumbuye arakaye cyane ahita agenda. Ubwo umugore asigara arimo kwihumuriza intoki zakoze ku mwana avuga ati ye baba we, bega gasekurume. Ubwo yakomeje kugira ibitekerezo byinshi buretse gato. Wari uzi ko nawe ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube? Wari uzi ko se YouTube ishobora kuguhindurira ubuzima? Tugufasha byose wifuza kumenya ku mikoreshereze ya YouTube, tukagura kandi tukagurisha YouTube channel zihemba. Tugufasha gukemura ibibazo byose YouTube channel yawe yagize, tukaguha ubujyanama bwose wifuza kumenya ku bijyanye na YouTube channel, tukakwigira n'umushinga w'ibyo wakorera kuri YouTube bikaguhemba gatubutse. Si ibyo gusa kandi tugukorera website z'ubwoko bwose tukanazihostinga, tukagufasha no gukemura ibibazo byose zahura nazo. Witinda kutuvugisha kuri nimero yacu ya WhatsApp gusa 0780 14 16. Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nanabaye ikaze mu gasobanuye ku rukundo kacu k'uyu munsi. Ni agasobanuye keza cyane, agasobanuye uraza kugiramo ibintu byinshi. Ngira nk'uko musazwe mu bizangaha ni mu ishuri ryigisha urukundo, aho nabasaba minerivare. Wowe icyo ubusabwa gusa ni ugukomeza kubana nanjye ugakanda kuri buto subscribe kugira ngo utazagicikwa n'akana kariko kose na uploading zanga kuri Alpha Sam. Ngo mwari mumeze mute se guys? Twihuse cyane rero agafilime kacu tugatangiriye mu rugo rumwangaha. Hari couple yiryamiye umugore n'umugabo, ubona yuko umugabo ananiwe ariko umugore we ari kumwitegereza cyane. Uyu mugore ubona yuko afite ibitekerezo byinshi. Ubwo umugore atangira gutera imibare umugabo, ubona ko ari gutekereza ibintu byinshi. Nuko nkuko tugatangiye, we nuze kujya kure. Gafite igice cya mbere n'icya kabiri kakahita karangira. Na agafilime keza cyane. Uyu mugore amaze kwigira inama, yahise atangira gukirigita umugabo we. Umugabo ahita akanguka maze ati babe, shaburetse. Umugabo abwira umugore we ati ndananiwe n'ukuri babe, ndashaka kuryama. Umugore aramubwira ati ariko babe ndagushaka. Niba mushakira iki? Reba filime wowe. Umugabo ati hoya, genda rushye buretse nduhuke. Ryama. Umugore angaha ahita babaramo. Atariko sheri ndagushaka. Umugabo ati waretse nkiryamira kuko ninaniriwe. Mbaniriwe nshakisha amafaranga yo kurya n'iki kwishyura randirodi. Ndananiwe. Ryama. Nyagasani. Ubwo uyu mukobwa n'umujinya mwinshi ahita amukubitagura ibyo akahita anamworosora. Kamubwira ati nkubwira ko mushaka ukambwira ngo nananiwe, kaniryamire. Ubwo nta kintu umugore akora, ahita afata umusego maze agashyira hagati yabo akahita yiryamira. Akantu ko gushyira umusego hagati yabo ariko wakabonye. Umugabo angaha ngo aba yinaniriwe. Ubwo nta kintu akora, umugore mu kuryama abaryamanye agahinda mu by'ukuri, ubona yuko hari ibintu bitari kugenda neza hagati yabo. Kangaha yakomeje areba umugabo avuga ati subu koko arambwiye ngo arananiwe. Komeza yiryamiye. Ibyacu ntabwo bijya bitinda mu gitondo cya kare cyane. Umugore yabyukiye kuri breakfast, umugabo ari kumwitegereza. Umugore anga arimo kwirira, ugakozemo bwa mbere yahita seka. Umugabo ati ubyumvishe ute se? Urabikunze? Umugore ati ni byiza kabisa.
Umugabo ahita yishima disi ati fora noneho. Umugore ati niwe wabitetse se? Umugabo ati cyane rwose ninjye wabitetse, ninjye wabyitekeye babe. Umugore ahangaha asekamo maze ati yarakwigishije, ati uriya mukobwa yarakwigishije? Umugabo ati yego rwose yaranyigishije, yanyigishije guteka. Umugore ahita arakaramo maze ati ubundi se usibye n'ibiryo yakwigishije guteka hari ikindi kintu atigeze kwigisha ko byose yabikwigishije? Ashyiramo akantu k'inyura. Umugabo ati ariko bebe wagiye ureka ibyo bintu. Ati nyumva neza bino biryo niwe nari nabikoreye, wizanamo rwose by'uwo mukozi. Ubwo umugore ahangaha ahita arakara maze ahita ahaguruka ku biryo atanabiriye ahita yigendera. Umugabo ati ariko niwe nari nabitekeye, kuki yise ugenda? Mu by'ukuri uyu muryango dutangiranye ahangaha harimo ikibazo kiri kujya mbere, muraza gusobanukirwa uko iminota ikomeza kugenda yiyongera. Wowe reba kano gafilime ukarangize. Umugabo ahangaha akomeza arimo kubyivugana, umugore arahaguruka amusiga ku meza atanariye, kubera yuko ngo yumvishe ibiryo biryoshye kandi yigishijwe guteka n'umukozi. Nyagasani n'ibiki biri kujya mbere? Komeza urebe filime. Ibyo byarabaye. Masaka anakomeza kwicuma, maze ubwo tugaruka umugabo ari kuzamuka, ubona yuko ari gutekereza ibintu byinshi, ndetse uyu muryango byanga bikunda biragaragara yuko harimo ikibazo kiri kujya mbere. Ntabwo umugabo ari kumvikana n'umugore. N'ibiki biri kujya mbere? Komeza urebe filime. Umugabo yakomeje kuzamuka ahangaha, ubwo hari aho yaje maze afungura umuryango. Kimara gufungura umuryango ahita akomeza arinjira mu cyumba. Yaje kwegera umugore we. Umugore ubona yuko afite ikibazo ndetse ubona yuko yababaye cyane. Ubwo umugore akiri aho yumvishe umugabo afungura, maze umugabo ahita aza asanga umugore, aramubwira ati babe uracyari maso? Umugabo yaraje aricara disi yegera umugore we. Umugore aramubaza ati wahoze hehe? Umugabo ati narindi mu cyumba cy'abashyitsi. Ubwo umugore ati ndashaka kwirukana uriya mukozi. Nyagasani umugabo yikangamo ati ngo iki? Kuki ushaka kwirukana uriya mukozi yakoze iki? Umugore aramureba ati ahubwo se n'icyo utabona aba yakoze? Baby sinzi niba utari kwibona yuko ngiye nawe hari ikintu kitari kugenda neza, kandi turi umuryango turi kugenda ariko duhinduka nkaho ntacyo duhuriyeho, kandi uri umugabo wanjye nkaba umugore wawe. Twakabaye kuba turi abantu baryoshye dufite umuryango wishimye, ariko reba ubu ngubu ukuntu tumeze, wagira ngo nta nubwo tuziranye. Ntabwo nzi niba utari kubona ukuntu ndimo ndapfiramo imbere babe. Umugabo ati ariko ntabwo byumvikana impamvu waba ugiye kumwirukana, kandi nta kibi yagukoreye uramwirukanira icyo uriya mukozi kubera iki ushaka Umugore ahita amuca mu ijambo ati urimo kunyinisha, ariko urimo kunyinisha. Ntabwo uri kubona ko urushako rwanjye nawe rurimo kuzamo ikibazo, kandi byatangiye nyuma yuko uriya mukozi amaze kugera ahangaha. Hanyuma uri kuza ahangaha unyumvisha ukuntu ntagomba kwirukana umuntu wateje ikibazo mu mubano wanjye nawe. Nyumva neza wa mugabo we, uriya mukozi nutamwirukana ngo ave muri ino nzu, njyewe ndahita ngenda. Hanyuma none ndebe urahitamo umukozi cyangwa urahitamo ngiye umugore wawe mwabyaranye. Umugore ahita ahagurukana nigendera. Nyagasani umugabo asigara ahangaha afite ibitekerezo byinshi. Umugore aramubwiye ati kuva umukozi yagera ahangaha sigaye mbona ntazi ukuntu umubano wacu wagenze. Hajemo akantu kagatutse. Hari abakozi bari abana beza bazi gufata neza abagabo b'abandi bagera kuri basebuja noneho. Kakubwira ati ngiye navuye ibuzinga njwira inzi kinzanye wana, niba mabuja atazi gutunganya ibi nibi ngereka nze mbikore. Ugasanga no sobuja atangiye kugukunda cyane kurenza uko akunda n'umugore, kubera yuko ntago uzarya ibiryo byiza byatetswe n'umukozi kabiri gatatu umugore atagutekera, ngo umugore nagutekera bya biryo wumve yuko biryoshye. Hari abakozi baba bazi gukubita ikintu bita igitunguru, urekana n'abasuzi cyane abantu muzi kwita kuri basobuja. Umugabo ahangaha byaramurenze, agahinda karamwica. Ubwo umugore kandi aba yigiriye mu buriri ahita yiryamira. Ibyo ngibyo byarabaye, iminsi kandi ikomeza kwicuma. Ubwangaha bicaye ubona yuko bose bahuze. Mu by'ukuri uyu muryango urabona yuko ubusabane bwabo bwagiye hasi. Rimwe na rimwe umugabo ngo abahuze, umugore aba yivumbuye. Umugabo ni ukora buri kimwe cyose, umugore aba yarivumbuye. Umugore abwira umugabo ati babe nicyo uri gutekereza se kuri bino bintu? Umugabo ati ndabona nta kibazo kabisa, ahubwo se nangahe bari kubigurisha. Ati reka nkomeze ngerageze ndebe yuko bambwira ibiciro. Abari gushakisha ibintu by'amasambu bigaragara yuko bashaka kuba babigura. Umugabo barimo amubwira ati bazi ibiciro twumve. Ati reka nze ndebe ahantu binaherereye turebe niba ari ahantu heza. Iyo ugiye kugura ibintu by'imitungo nk'uko ugomba no kureba ahantu biherereye niba nta kibazo, ari mu miturire cyangwa ari mu buhinzi. Ibyo ngibyo murabizi cyane kundusha. Ubwo bakiri aho wa mukozi nyiri guteza ngo ibibazo yazanye icyo kunywa ahangaha. Ubwo araza akabatereka imbere, gusa hari ukuntu nyirabuja batamureba neza. Ubwo umukozi araza akabatereka utuji imbere maze bakamushimira turakoze.
ubwo umukozi amaze kubahereza ji yanze kugenda maze ahita ahagarara imbere ya sebuja. Sebuja ati hari ikibazo giharira? Umukozi ati nyine mu by'ukuri ikibazo ndagifite, nifuzaga kuba nabasaba uruhushya rwo kuzajya gutembera mu mpera z'ukwezi. Nyirabuja ati he nta kibazo, ahubwo uzagaruka ryari? Sebuja ati niba n'ikibazo nyine cyo kuba utarishyurwa nta kibazo ndabikora rwose nanakongeze. Umukozi ati oya nta kibazo nyakubahwa, icyo nshaka kubabwira ni uko nifuza kuzagaruka. Nyagasani. Nyirabuja ahangaha ahita atereka ji ku meza maze ati ariko wari umaze amezi abiri ahangaha yonyine kubera icyo ushatse kwita ugenda? Umukozi ati hari ikibazo nyine mfite ku mutima wanjye kandi kinkomereye cyane. Boss ati ikibazo se ni amafaranga makeya tukongeze ko nta kibazo twari dufitanye? Umukozi ati oya ngiye gushaka, ngiye gushyingirwa. Boss ati he sawa. Nyirabuja ahangaha yishimamo gakeya ati felicitation rwose niba ugiye gushaka. Nyirabuja ati ndumva ari amakuru meza, felicitation, hanyuma uzatubwire nujya kugenda tugire n'ukuntu nyine twagukomeraho. Umukozi ahita agenda maze boss ati wow, uyu mugore ati uriya mukozi ni umwana mwiza, gusa rwose ndabyishimiye pe, ndabyishimiye ko agiye akaba agiye no kujya gushaka, ni ikintu cyiza. Uyu mugore ahangaha yashaka n'ubundi ko umukozi agenda ahita yishimamo akiruhutsa. Yari yarabonye atangiye kwitwara neza ukuntu ku mugabo we, kandi ahangaha bigateza ikibazo mu rugo. Ibyo byarabaye ubwo tugarutse kuri wa mukozi ahangaha aba yicaranye n'undi mukozi mugenzi we ahangaha barimo baganira. Umukobwa amubwira ati ese umpamagariye icyangaha? Undi mukozi ahangaha w'umusore atari ko ntindura dutekera uyu munsi. Uyu mukobwa aramubwira ati wapi mana uyu munsi mabuja niwe urateka. Umusore ati ngwiki? Umukobwa ati reka abana mabuja uyu munsi abari uza guteka. Umusore ahita turika agaseka ahangaha agakwemwebuka maze ati mana ariko ntukajya unsetsa, uzi ko uri umukomediye wana ngo mabuja ateka? Ngiye maze imyaka 6 ahangaha ntabwo nigeze mbona mabuja ateka, uriya mugore ntabwo azi guteka. Ubwo abakozi ahangaha bakomeza kubwirana ukuntu mabuja wabo atazi guteka. Umusore ati umva nutaza guteka uyu munsi turaza kubwirirwa kubera yuko uriya mugore ntabwo azi guteka. Bakomeza bamukwena, bivuze ko ibiryo uriya mugore ateka naho bihure n'ibyo n'umukobwa ateka. Ubwo bakomeje kuganiramo, murabizi ko abakozi bo mu rugo iyo bicaranye akenshi baba bifitiye amastori. Ubwo tugurutse kandi ahangaha mu nzu, umugore harana bari gufungura gakeya, afungura umuryango gake kugira ngo atagira umuntu umwumva, maze gufunga umuryango ahita yongera agafunga. Ubwo kandi umugabo we aba asigaye aho ngaho yicaye. Ubwo umugabo ahangaha yagiye kumva yumva umugore we atangiye kuruka mu bwiherero. Nyagasani yumvishe umugore batameze neza, komeza kumva umugore arimo kuruka, maze ubwo umugore asoje ahita agaruka mu cyumba. Ubwo umugore araza maze umugabo ati babe ufite ikihe kibazo ko uri kuruka? Ese umeze neza? Babe tujye kwa muganga. Umugore ati oya ndaza kumera neza. Umugabo akomeza amubwira ati reka mpamagare umuganga umubwire ukuntu wiyumva. Ubwo bakiri aho wa mukozi ahita yinjira mu cyumba cyabo maze ati mwaramutse nyakubahwa. Umugabo ati waramutse neza. Umukozi ati wihangane mabuja. Ubwo umugabo ati wamaze gupakira ibintu byawe byose se? Umukozi ati yego namaze kubipakira. Maze sebuja ati mwohereje amafaranga 200,000, ndakeka nyine uzayakenera mu myiteguro yawe y'ubukwe ugiye kujyamo. Umukozi ahangaha ahita yishima ati uravugisha kuri patro 200,000 byose? Ahita avuka amadisi maze ati urakoze cyane n'ukuri Imana iguha umugisha. Bose ataguruka ntabwo ukwiye kunshimira gutyo upfukamye. Ubwo umukozi ahangaha ahita ahaguruka maze patro aramubwira ati nugira n'ikindi kintu kandi uzakenera cyangwa se uzifuza mu buzima bwawe ntuzatinye rwose kuza gukomanga ahangaha kubera yuko umuryango uzahora ufunguye kuri wowe. Umukozi ati urakoze cyane rwose patro. Ubwo ahita bashimira cyane maze akahita yigendera. Hari abakozi baba ari abana beza. Ubwo ahangaha kandi umugore we n'umugabo biba bigaragara yuko afite ikibazo. Niba iki biri kujya mbere nakubwiye ngo nuko tugatangiye, ariko uko iminota ikomeza kwicuma uraza kugenda usobanukirwa kandi uraza kugakunda kurushaho. Ubwo umugabo ati sheri wanjye uheruka kujya mu kibada ryari? Umaze iminsi ngaho utajya mu kibada? Umukobwa aramusubiza ati maze iminsi 2 ntabona ikibada. Ubwo batazi ikibada mujye kuri Google musaci. Nyagasani. Ubwo bwarakiye maze mu gitondo tugaruka kuri ba bakozi babiri. Wa mukozi w'umusore ahangaha aba arimo kwiriza, uw'umukobwa atari ko mana yanjye kuko nkawe uri mu biki kuko urimo gukungura. Ikintu cy'ikigabo ahangaha kiraturika kirarira koko, kirarira ngo ngwinurore. Uw'umukobwa atari ko se uri umusazi. Umusore akongera agakongeza agakwemwebuka, maze umukobwa ati hase tuvugishije ukuri koko urimo kurizwa nuko ngiye kugenda ukazankumbura cyangwa shani ibiryo byanjye nagutekeraga biryoshye.
umusore ahangaha arakomeza araturika aririza ahangaha, reka sinakubwira. Umukobwa ahangaha arumirwa. Uyu mukobwa abanza uzi guteka we. Kansuza abakobwa mwese muzi guteka. Nyagasani, uyu mukozi bakorana ati ntago ndi kubyiyumvisha ukuntu ugiye, gusa nyine mu by'ukuri ntago nakubwira ngo nzagukumbura, ahubwo nzakumbura ibiryo byawe wajya kudutekera biryoshye. Kirarira. Umukobwa ati wigira ikibazo, humura rwose ndaje ngutekere ngugaburire mbere yuko ngenda, urumva? Umusore ati uravugisha ukuri? Umukobwa ati cyane rwose wigira ikibazo, ndaje mbatekera ibiryo bya nyuma bakubitira igikarango ngo ngwinurore. Ubwo umusore ati ntabwo numva ukuntu ari ibyo bya nyuma ngiye kurya byawe. Umukobwa araturika araseka. Disi ubona yuko uyu mukobwa bamukunda bose, maze ati shaye komeza kunyina iyo mikino yawe mwana. Ubwo bakiri aho bagiye kubona umugore n'umugabo bahise basohoka mu nzu. Ubwo bahita bava mu byo bari barimo. Ati mwaramutse neza, mufungure gate. Muganga hazamu yihuse cyane ahita ajya gufungura gate. Ubwo umugabo n'umugore ahangaha bahise bafungura imodoka. Umugabo ati banza winjire. Umugabo nawe yihuse cyane akahita yinjira mu modoka, maze ubwo umugabo atangira imodoka bahita berekeza. Sasa muri kino gitondo umugore n'umugabo bagiye hehe? Komeza urebe filime. Ubwo nta kindi cyabaye, feri ya mbere basi bayifatira kwa muganga. Ubwo bakiri aho muganga yarasohotse maze ati mwaramutse neza. Ati waramutse neza muganga. Muganga ati ndagira ngo mabwire yuko igipimo cy'uko madamu wanyu yaba atwite kigaragaza yuko rwose umugore wawe adatwite habe na gatoya. Ntabwo atwite pe. Nyagasani disi bari baketse yuko umugore atwite. Umugabo ati ese warebye neza koko? Dogiteri ati yego rwose nabicekinze neza, madamu wawe ntabwo atwite. Umugabo disi ubona ko bimubabaje ariteguye inkuru nziza. Atari ko muga afite ibintu by'umuriro, ibintu byo kuruka bya hato na hato, buriya nta kuntu. Muganga ati byo rwose ni ibintu bisanzwe byibahangayikisha. Mwikumva ko igikuba cyacize ko yabuze imihango kandi hashize iminsi 2 yonyine. Hari igihe biterwa n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se nyine ukuntu ari kwitwara nyine situation ikaba yatuma nyine imihango ibura cyangwa se igatinda. Ubwo muganga ahangaha yababwiye ko bagomba gutegereza kandi bakihangana, cyane yuko ibihe nabyo ubwabyo bishobora guteza kino kibazo nyine ukaba wabura imihango, atari uko wasamye ahubwo ari ukubera nyine imihindagurikire y'ikirere cyangwa se na situation urimo. Ubwo tugarutse kandi ahangaha mu rugo, wa mukozi ahangaha w'umukobwa aba yamaze gupakira ibyangushye. Ubwo araza maze akegera wa musore disi maze akamuneza yanda bakamubwira ati akira. Umusore atari kwese kuko ibyo bavugaga nibyo ugiye kugenda. Umukobwa atakira ibiryo byawe, nakubwiye ko nzagutekera ibiryo bya nyuma, akira ibiryo byawe. Ikindi kandi ntugire ikibazo, nzajya nza kubasura. Nako nzajya nza kugusura wenyine. Umusore ati koko uragiye? Uyu musore n'ubwanga abashyiramo ibintu by'ibisekezo byinshi ariko yarababaye. Maze umukobwa atireka nigendere. Umusore atireka nkuherekeze nkugeze imbere. Ubwo umukobwa yagiye imbere. Wibuke neza ko yabwiye abakoresha be yuko yitegura kujya gushaka. Umukobwa yaragiye, umusore asigara ahangaha ubona yuko agahinda ari kose. Ati nakundi reka njye kwirira nyine ibiryo bya nyuma yantekeye. Ubwo yaraje yegera indobo irimo ibiryo umukobwa yamutekeye, ahita yikomezanya mu kazu kiwe. Ubwo ibyo byarabaye. Ibyo ngibyo bimaze kuba, ahangaha ya modoka irimo wa mugabo n'umugore yaraje. Gusa ariko ahangaha kuri no gate hari ikintu kimeze nk'indobo giteretse mu mwana. Nyagasani, akana kakiri gatoya. Nyagasani, imodoka yaraje. Bageze ahangaha babona akana gateretse ahangaha. Ubwo umukozi uraha yaraje mu gufungura kugira ngo afungurire sebuja. Nyagasani, abona akana mu ndobo. Ubwo bose byarabacanze. Sebuja ava mu modoka hareba akana arumirwa. Ubwo uyu mukozi Rufuku nawe araza akitegereza umwana akumirwa. Nyagasani, bose batangira kubazanya bati ibi ngibi ni ibiki? Nyagasani, akana gatoya, akana keza. Bose bagwa mu kantu. Maze umugabo ati niko Rufuku we, ndimo ndakubaza ninde wazanye uyu mwana ahangaha? Rufuku ati njye ntabwo mbizi rwose boss. Nyagasani, umukozi areba umwana ahangaha akumirwa. Bagatangira gukibaguza bareba hirya ngo barebe ninde wazanye uyu mwana akamutereka ahangaha. Nyagasani, bose barumirwa. Ati ngenda niryamye rwose patro, ariko nta kintu nigeze numva rwose pe, habe na kimwe no mu nzu zanjye ntabwo nigeze numva rwose ari umwana uza bagatereka ahangaha. Ubu se ninde kuko wamuzanye akamushyira ahangaha? Umugore ahangaha nawe arumirwa. Ahangaha umwana bakimuzana bakamutereka ahangaha ku gipangu. Ubwo nyine ibibazo nta wundi bijyaho, bijya kuri nyir'urugo Patoro. Umugore ahangaha atangira kuvuga ati ni gute umwana bamuzana bakamutereka ahangaha mu bipangu magana angahe byibera muri ino karitsiye bakamutereka ahangaha.
Nyagasani, umugabo byaramurenze we. Bakomeza bareba hirya no hino ngo barebe niba hari umuntu waba uri hafi aho ngaho, byibura wenda yagiye nko kwihagarika agashyira umwana aho ngaho. Rufuku yakomeje kwitegereza umwana avuga ati urwana nduterure njye kurujugunya muri mondisi. Bose atari ko uri umusazi. Ubwo nta kindi cyabaye aha ngaha, bahise bahamagara aha ngaha abashinzwe umutekano kugira ngo bamenyeshe nyine ibiri kujya mbere. Ubwo kandi aha ngaha abashinzwe umutekano barimo barabaza umukozi umaze igihe aha ngaha ati umaze imyaka 6 aha ngaha muri uru rugo, we byanga bikunda ufite amakuru menshi y'ibibera aha ngaha muri uru rugo, hanyuma ndakubaza nta mpamvu cyangwa se uwo waba ukeka uwo ari we wese uriya mukozi w'umukobwa nta kintu umukekaho? Ubwo Rufuku aha ngaha ati oya rwose pe, uriya mukobwa nta kintu namushinja rwose, yari umukozi mwiza. Ubwo boss nawe bahita amubaza ati we nta kintu ukekara cyangwa ntawe ukeka? Ubwo boss abura icyo avuga, maze aha ngaha ushinzwe umutekano atese nabaye bashyitsi cyangwa se inshuti zanyu ziherutse kubasura. Rufuku aha ngaha ati rwose nkubwije ukuri, uyu mabuja wanjye nta nshuti agira pe, ntabwo njya mbona abantu baza kumusura, na patron n'abantu rwose bajya baza kumusura, nanjye rega nta bantu ngira. Ubwo bakomeje iperereza kugira ngo bamenye ahantu umwana yaba yaturutse, maze ugushinzwe umutekano ati nta n'umuntu wigeze aza umunota umwe byibuze aha ngaha. Rufuku ati reka nkubwize ukuri rwose, njye mbabwije ukuri, nta muntu n'umwe wigeze ugera aha ngaha, kandi sinjya rwose mva aha ngaha njye mpora aha ngaha, niyo ndyamye mba ndi maso. Bakomeza babaza ati nta muntu n'umwe kuko muri gukeka cyangwa impamvu iyo ari yose yatumye uno mwana bamushyira aha ngaha? Rufuku ati rwose reka nkubwize ukuri, njye nta kintu na kimwe rwose nzi cyerekeranye n'uburyo uwo mwana yaba yageze aha ngaha. Njye akazi kanjye ngakora neza, usibye akanya gato mfata ko kuruhuka nabwo kugira ngo nyine nduhure ubwonko, ariko ubundi mpora ndi maso ndeba. Rero rwose reka mbabwize ukuri, ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo uwo mwana abe yageze hariya. Ubwo ushinzwe umutekano ati hanyuma se ibiryo urya ninde ubigutekera ubikura hehe? Bigenda bite nyine kugira ngo urye? Ubwo Rufuku ati uvuze ngo iki? Ushinzwe umutekano ati ndimo ndabaza ibiryo uherutse kurya byatetswe nande, ninde ugutekera mu by'ukuri? Aramubeshya ati ntawe kabisa. Ubwo ngaha nyirabuja ahita avuga ati rata ni umukozi wacu niwe umutekera kandi yagiye uno munsi. Ushinzwe umutekano ati twamuhamagara se? Boss ati nta telefone agira, ntabwo tuzi uburyo twamuvugisha. Undi ati ngo iki? Umuntu yabakoreraga mukaba mudafite telefone cyangwa nimero ye? Gusa ibyo byumvikana bite? Ubwo ngaha ushinzwe umutekano ati nihagira ikintu kimwe muza kumenya aha ngaha kidasanzwe cyerekeye ino kesi, muze kuduhamagara mutubwire, mutumenyeshe amakuru y'ibiri kujya mbere cyangwa se ibyo mumaze kumenya. Boss ati yego. Ati kiri kandi agusezeranya yuko ubu ngubu ngiye kubikoraho, gusa nyine uno mwana araza kugumana namwe. Boss ati ngo iki? Umwana aragumana nanjye? Ibyo se bisobanura iki? Reka ibyo se byo kugumana uwo mwana kandi byari birimo? Boss ati ntabwo byumvikana rwose ko twagumana uwo mwana, ntabwo bishoboka, reka. Aha ngaha ushinzwe umutekano ati simvuze ko mugomba kumugumana nyine igihe cyose, ahubwo nyine mu gihe turi gushakisha mama we mugomba kuba mumufite, kubera ko umwana agomba kuba ari mu muryango. Nese tumushyire hehe? Mwe muraza kuba mugumanye nawe mu gihe turimo turabikurikirana kugira ngo tumenye ngo nyina ari hehe. Ikindi kandi ejo tuzohereza umuntu wacu aze kureba ukuntu umwana ameze. Umugore ati ngo iki? Uravuze ngo uyu mwana tumugumane umunsi wose? Ntabwo byumvikana. Ubwanga ushinzwe umutekano ati mwigira ikibazo, ni umunsi umwe wonyine, ejo tuzohereza umwe mu bakozi bacu aze kureba uwo mwana. Nyagasani, ubwo nta kindi cyabaye, bahise bahereza umugabo umwana. Umugabo afite n'ubwoba, ubanza atazi n'ukuntu baterura umwana we. Ubwo yateruye akana. Aha ngaha nta yindi mahitamo uba ufite, ukibona umwana bamuguteze kuriya usibye ne guhamagara ubuyobozi ukabimenyesha, ariko nta yindi mahitamo uba ufite kubera ko umwana ntiwamwica, ntiwagenda ngo umujugunye. Ubwo nyine umuntu aba yakurangije. Umugabo anga yateruye akana. Nyagasani maze ati mumwiteho, turagiye, ejo tuzereza umwe mu bakozi bacu azareba ukuntu umwana ameze. Baramushimira. Nyagasani, umugabo aha ngaha asigarana umwana. Mwibuke neza ko n'umuryango wari wagiye kwa muganga bagiye kureba ko uyu mugore yaba atwite, ariko muganga ababwira yuko adatwite. Ese uyu mwana se yaba ari akamarayika Imana iboherereje? Umugabo aha ngaha arahindukira maze akareba umugore we maze ati babe, acira aterura umwana. Umugore ati reka. Nyagasani, umugore ahita yigendera, umugabo agasigara ateruye akana wenyine. Umugabo aha ngaha yateruye akana akinjiza mu nzu. Reba ukuntu ateruye akana wagira ngo ni agafuka ka sima we, do wagira ngo ateruye nk'ibiro 800. Ubwo umugabo yinjije umwana mu nzu maze aha ngaha intambara sasi yita itangira. Umugore ati niko
ni gute wemeye kugumana ruriya rwana? Urabizi uburyo kugumana umwana utari uwawe bimera umunsi wose koko umugabo atari ko si ibintu byose kuri kubinshyiraho. Uri ahangaha byose wabibona ukuntu byose byagenze. Umugore ati ntabwo byumvikana uburyo wemeye kugumana uriya mwana, ntabwo byumvikana. Umugabo atari ko polisi ivuze yuko ejo izatuzanira umuntu wo kwita kuri uriya mwana, bazaza bamutware. Umugore ati ibyo ntabwo mbyitayeho, ibyo bintu ntabwo uri kumva uburyo biremereyemo. Nyagasani, umugore aritonganya bikomeye cyane ati ibi ntabwo ndi kubyumva. Ariko ubundi ni gute bagiye bakazana umwana bakamushyira hariya ku gipangu cyacu mu bipangu byose biri ahangaha? Kubera iki? Umugore atangira ahangaha kwitotomba atari kubyumva neza ati ibi ntabwo ndi kubyumva neza pe. Ubwangaha hari uwo yahamagaye maze aravuga ati hari umuntu wazanye umwana maze amushyira ku gipangu cyacu. Yego rwose, neza rwose ku muryango wacu. Ubwo umugore ahangaha aragenda akinukiriza ku kana maze ati mana we, niba yarumvisha umuntu kudasanzwe. Umugore ahita acika intege maze ati bega icyana kinuka. Nyagasani, atuzi ko uyu mwana yinyariye. Umugabo ahangaha yegereye umwana ati reka dushake ukuntu twamushakira pampa. Umugore ati ngo iki? Inde se ubikora ibyo ngibyo uri kuvuga ngo dushake ngo pampa ngo tumwambike? Siko wasaze? Umugabo atari ko uri umugore nyine uzi n'ukuntu bigomba gukorwa. Umugore ati niba ndi umugore ndamaze uyu nguse n'umwana wanjye, nzabikorera umwana wanjye. Ubwo uzi ukuntu kari kunuka wagira ngo ni sekurume. Njya gufata ibiganza byanjye mbishyire kuri uru rwana. Reka Nyagasani, batangiye gutongana disi. Umugabo ati hanyuma se ngo ibyo biri mu nshingano zanjye. Umuntu yajyazana umwana mutereka ahangaha nawe uhari wabyiboneraga, none ni kunshyiraho amakosa yose? Umugore ati ceceka aho ngaho, ceceka, byose niwe biteye kuba wemeye uriya mwana kugira ngo agumanga umunsi wose. Reka nkubwize ukuri, iyi nshuro urandakaje. Nyagasani, umugabo ahangaha yarivumbuye arakaye cyane ahita agenda. Ubwo umugore asigara arimo kwihumuriza intoki zakoze ku mwana avuga ati ye baba we, bega gasekurume. Ubwo yakomeje kugira ibitekerezo byinshi, agiye kubona mugabo araje azanye na Rufuku wa mukozi. Rufuku akigera ku kana yumva kana kamaze kwinyarira, ahita yifunga ku mazuru. Ubwangaha araza maze ati ndakwitabye mabuja. Mabuja ati uwo mwana yabinyayemo. Umukozi ati hanyuma se uragira ngo bigende gute? Nyirabuja ati ese urwaye indwara yo kutumva neza? Ndavuze ngo uwo mwana yinyariye. Rufuku atari ko se ubu kuko uragira ngo bigenze gute? Niba yinyariye se uragira ngo bigenze gute? Nyirabuja ati nyine mutunganye mukorera amaso. Uyu musore Rufuku ati byose nge nabikora gute? Nyirabuja ati bikore, hanagura uwo mwana wa muswa. Uyu mukozi atari ko rwose mabuja, ibyo ni rwose ntabwo nigeze mbikoraho. Ntabwo nigeze rwose ngiye mfata umwana ngo mukorera amasuku. Erega ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa n'abantu b'abadamu. Nyirabuja ati umva, reka ibyo bintu by'ubugoryi, fata uwo mwana umukorera amasuku. Bakiraho hari telefone yahamagaye. Nyagasani, ubwo umugabo ahita yitaba. Ubwo uwari uhamagaye uyu mugabo aba ari mama we. Ati yego mama, wa mwana nakubwiraga nyine batwoherereje yabinyayemo. Umugore wanjye nyine ambwiye ko nta kintu azi rwose yabikoraho. Sawa. Nyine mama aravuze ngo ugomba guhanagura uwo mwana. Umugore atari ko se uri umusazi? Inde se utunganya uwo mwana? Umugore ati rwose njye ntabwo nzi uburyo bategura umwana winyariye, ntabwo nzi rwose ku buryo bamukorera amasuku, ntabwo nzi icyo gukora. Umugabo ati kubera icyo utabizi nyine kandi uri umugore. Umugore ahita ahaguruka maze ati warekeye kumbwira gutyo, urumva ukuntu uri kumbwira nabi? Umugabo ati ndabuzwe n'iki kuba nakubwira nabi se utari gukora inshingano zawe nk'umudamu? Umwana niba atikoreye amasuku ugomba kubikora. Nyagasani, ubwo umugore nta kindi akora, ahita areba mu gasakoshi agakuramo amafaranga menshi maze akayereza Rufuku. Ati Rufuku we, fata amafaranga, ndakwirukanye, taha genda. Ubwo umukozi aturakoze cyane kunyirukana, bye. Atabwira ati genda se nyine. Umukozi ahangaha bahise bamwirukana nawe. Ubwangaha umugore n'umugabo bakomeza gutongana. Umugabo amubwira ati subu turaza kubigenza gute? Umugore ati nanjye simbizi, ikindi kandi sindamukorera ayo masuku rwose, ntago namubyaye. Umugabo ati ibi rwose ngiye birandenze pe. Nyagasani, umwana ahangaha ateje ikibazo kubera ko batamubyaye. Niba ufite umuryango wavukiyemo, nyabone kujya ushima Imana. Tugarutse ahangaha hari umugore urimo kubwira abantu ati mwiriwe neza, ikindi kandi mwakoze rwose kuba mwitabiriye uru ruganiriro, hanyuma kandi uhawe ikaze ku bigiye kuganirwa ahangaha, ndetse kandi nkumenyesha yuko bizaba ibintu by'ibanga cyane. Ikindi kandi nkumenyesha yuko nagomba kugucira urubanza bitewe n'ibigiye kuvugirwa ahangaha ibyo ari byo byose. Uraza kuba wisanzuye, umbwira ibyo ushaka byose, umbwira amabanga yari yose rwose wumva ufite shaka kumbwira. Ndaza kukuba ngutega amatwi kandi nkusiziranye umutekano wayo cyane ko rwose bitazajya hanze. Aturakaza neza rero. Uyu mukobwa uri ahangaha ni mushyashya tubonye, arasubiza ati urakoze cyane.
uyu mubyeyi ahita amubaza ati hanyuma se waba warigeze ugeraho umuterapisite ho na mbere? Bisobanuye ko uno mukobwa yaje gushaka umuterapisite, ni umuntu ugufasha mu bijyanye n'imitekerereze, akaba yaguhindura neza bitewe n'uburyo wari uri gutekereza, ibintu rwose bigasubira ku murongo. Ati rero niba ari njye wa mbere nishimiye rwose gukorana nawe. Ati hanyuma rero mbwira ikibazo icyo ari cyo cyose ufite, cyangwa se mbwira ukuntu uri kwiyumva muri ino minsi. Umukobwa ati nyine mu by'ukuri njyewe ndi umugore washatse nyagasani. Ati ikindi kandi umugabo wanjye aba hanze. Hanyuma rero nicaye ndavuga nti nyine rwose kuba nagira ikintu mbitekerezaho, nkashaka umuntu nganiriza ukuntu ndi kwiyumva n'ukuntu meze muri ino minsi, na cyane yuko imitekerereze yanjye itari ikiri myiza. Ati rero ikintu ngusabye ndakwinyize rwose ntuncire urubanza bitewe n'ibintu ngiye kukubwirira ahangaha. Nyagasani uyu mugore agiye kumubwira ibiki? Uyu ni umuterapisite. Umugore ati okay. Hanyuma rero nyuma yo kuba mfite umugabo wanjye kandi umugabo wanjye akaba aba hanze, naje guhura n'umusore. Ku nshuro ya mbere nyine numvaga nta birenze. Uwo musore twaje kuganira maze ambwira yuko nawe yashatse afite umugore. Mpitamo kuba namuha amahirwe nyine kugira ngo njye nawe tugerageze umubano. Ibyo ngibyo nabikoze kubera yuko twembi n'ubundi twumvaga tutazashakana, ariko dukeneye kwitanaho nyine tu. Yari afite umugore, nanjye nari mfite umugabo. Gusa nyine mu minsi ishize naje kuvumbura yuko anca inyuma ku mugore yatwaraga. Mu by'ukuri ntabwo wumva ukuntu nyine byambabaje. Ntabwo nzi uburyo nakubwira rwose uburyo byangoye kuba nagumana n'umuntu nk'uwo nguwo unca inyuma. Nyagasani uyu mugore yababajwe nuko uwo mugabo ngo yamucaga inyuma, kandi uyu mugore nawe aca inyuma umugabo we. Ati twari tumaranye hafi imyaka 3 uwo mugabo. Nari naramwitangiye maze nkajya muha imodoka umugabo wanjye yanguriye shaka ajya yitwara, maze akayitwaramo uwo mugore shabancaga inyuma. Ndakwinginze rero ndagira ngo umbwire ni gute natanukana n'uwo mugabo kuko yansajije, kandi umugabo wanjye aramutse abimenye byateza ikibazo. Ndumva nshaka uburyo nyine nabigenza kugira ngo dutandukane mu mahoro, umugabo wanjye ntabimenye kubera yuko n'ubundi nta keza ko guhabara, nta keza kihabara. Ati ikindi kintu cyanteye ubwoba, yatwaye nimero z'umugabo wanjye uba hanze, ambwira yuko azazikoresha mu buryo bwo kugira ngo anyake amafaranga kugira ngo nyine atazashyira hanze ibyanjye nawe umugabo wanjye akabimenya. Ashaka kunkorera ibyitwa blackmail. Mu by'ukuri ntabwo nabasha kugumana n'umugabo unca inyuma nk'uwo nguwo, kandi uyu mugore nawe aca inyuma umugabo we. Atari ko ngiye rwose umuntu ducanaho inyuma, kwihanganira kubona ari kunca inyuma ntabwo nabishobora, kandi waca inyuma umugabo we. Sha uyu muterapisite aramubwira ati iyo uca inyuma nyine nawe uba ugomba gucibwa inyuma, none ngo ntabwo ushoboye kubyihanganira. Umuterapisite atoke umva inama rero. Inama ya mbere naguha kandi inama y'ingirakamaro nuko waganira n'umugabo wawe icyo kibazo mukagikemura, ukamusaba imbabazi akaba yakubabarira, cyane yuko aramutse abyimenye cyangwa se akabimenya mbere utarabimubwiye, umva ibyakubaho nawe urabyumva. Ikindi kandi no session irangiriye ahangaha, inama nkuhaye niyo ngiyo. Umugore nyagasani arimo kugisha inama y'uburyo ngo yatandukana n'umusore ngo bacanaho inyuma umugabo we. Bisobanuye ko afite umugabo kandi akagira n'undi mugabo ngo bacana inyuma. Uwo mugabo wundi bacanaho inyuma nawe yifitiye undi mukobwa ngo yikundira, ajya atwara n'imodoka kandi ngo uno mugore yamuhaye. Niba uca inyuma umugabo wawe nawe nyine witegure yuko ibyo uri gukora bizakugarukira. Karma is a bee. Tugarutse mu rwangaha, umwana aba yakomeje kuba ikibazo. Umugabo akomeza kwitegereza akana disi, arimo arakareba nk'akana k'intare cyangwa se akana k'inyamaswa y'insazi. Nyagasani ubwo bakiri aho ngaho, wa mukozi wo kugira ngo atahe yaragarutse we. Ubwo disi yazanye amapampegisi maze ahita ahereza umugore ati akira amapampegisi. Ubwo umugore yatangiye kureba pampegisi, ntazi n'uburyo bazifungura, apfa gushwanyaguza ibyo abonye. Ubwo atakuramo agapampa kamwe ahita akegereza umwana, nta nubwo azi n'uburyo bambika umwana pampegisi. Nyuma yuko batazi guteka, nta nubwo azi uburyo bambika umwana pampegisi. Ubwo umugabo n'umukozi ahangaha bose barumiwe, maze ati se wagerageje kweri? Umugore ati okay, reka mbanze nicaze kano kana. Nyagasani ahita afata umwana akajya kumwicaza, maze umugabo akumirwa ati mana yanjye ugiye kwicaza umwana utaramenya kwicara, aracyari umwana. Ubwo umugore ahita avuga ati ntago aramenya kwicara, ahita yongera akakaryamisha, maze ati mbega kugahindukiza ukuntu kahise kanuka kurushaho. Ye baba we, umugore uri ahangaha aratangaje we. Umugabo atari ko suri mu biki koko? Umugore ati ndimo ndagerageza. Ati munyihanganire ngerageze. Ubwo akana disi gatangira no kubasekera, kabasekera disi cyane ko abana bari n'abaziranenge batazi biri kujya mbere. Gusa umugore uri ahangaha abagenda akoramo umwana imyenda ariko adashaka no kumureba. Gasani uyu nguyu koko ubu yakubaka. Suje abasireye kwini mwese muri kureba kano gafilime,
abakobwa mutazi no kwambika umwana pampa, ariko mukaba mwirirwa muri geto z'abasore muri mu mico mibi. Umunsi watwise ukabyara uwawe, aha rubanza aribwo uzamenya agaciro ko kurira. Ubwo butesi bwanyu buzabashiramo sha, ngo ntago azi guhindurira umwana pampa. Nyagasani uyu muryango wari utakirimo gusinzira, akana kararaga karimo kararira. Abana disi buriya bagira ibintu byinshi barya mu nda, ngira ngo ababyeyi mwese muzi icyitwa icyo mu nda. Uyu muryango ntabwo wongeye gusinzira, akana katangiye kujya karara karira ijoro ryose. Ubwo bakifata mu mutwe maze akana kakarira koko ngo ngwinurore. Nako kandi uyu mugore uraha ntiyari azi no kujya guhoza umwana disi, ngo kubera yuko atari yaramubyaye. Uyu mugore ati ariko si urwana kuki rutarimo guhora ko rwacecetse nk'iryamira. Nyagasani umugabo ati nanjye ndarambiwe pe, ati sinshobora gusinzira kubera urusaku rw'aka kana. Umugore atari kaye nta makosa yawe, niwe wemeye yuko kano kana kazanga muri uru rugo. Umugabo ati gute se, gute amakosa ari ayanjye? Nyagasani ubwo umugabo nta kindi yakoze, yararakaye cyane maze ahita ahaguruka ahita asohoka mu cyumba. Umugore asigara ahangaha. Imana igiye abarera abagore bameze nk'aba ngaba, abagore batagira umutima. Akana n'akana, ariko nta nubwo yakegera byibura ngo ajye kureba n'ikibazo gafite. Ushobora kuba utagaha ibere, ariko basuka agatamika bibero. Umugore yipfutse amatwi ati urwana nushaka rukomeza uruboroge, ntago rundeba, ntago narubyaye. Nk'uyu kwera ubu ngubu kwera ari nka test Imana yamuhaye kugira ngo irebe niba koko abazabyara azabitaho. Ubu ntiyabimutsinze. Yakomeje kumva akana kaboroga maze ati mana yanjye, mana yanjye. Ubwo umugabo anga nta kindi yakoze, yagiye gukangura Rufuku umukozi. Aramubwira ati umva, genda muri kiriya cyumba kari akana karimo kuririramo. Ubwo Rufuku waba kibereye mu bitotsi. Umugabo atumva, kanguka wa muswa, genda urebe kari akana impamvu karimo kurira, urebe ikintu wagaka gacicika rwose kari gutuma nisinzirira. Nyagasani ubwanga Rufuku ahita yikunkumura ati mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye, ururwana koko. Nyagasani atari ko sibi ndabikoraho iki kwera ubundi njye hari ibere mfite ngo ndamuha. Nyagasani akana kakomeje kurira ijoro ryose. Maze ubwo Rufuku ati warwana buri he? Yese ajya mu cyumba ajya kureba ikintu yakora kugira ngo umwana akanguke. Ubwo arakiye mu gitondo cya kare, Rufuku aryamye ahangaha, maze boss ugasohoka mu nzu araza arahamagara ati Rufuku we Rufuku, Rufuku wa murezi we ntabwo uri kunyumva. Ubwo Rufuku ahita akanguka maze ati ndakwitabye boss. Boss ati genda ufungure gate nigendere. Rufuku ati sawa boss, ahita ajya gufungura. Suje abazamu mwese muri kureba kano gafilimi, mukora akazi katoroshye. Rufuku ubwo akimara gufungura hari uwaje maze ahita abaza uyu Rufuku ati niko hano niho bambwiye hari umwana. Atarakomeza kuvuga Rufuku amuca mu ijambo ati yego rwose ni ahangaha, komeza hari imbere bakwereka uwo mwana. Uyu nguyu waje ni umwe polisi yavuze yuko baza kohereza kugira ngo arebe ukuntu umwana ameze. Ubwo yaraje maze ati waramutse nyakubahwa. Boss ati naramutse, hanyuma se niwe bohereje kugira ngo uze kureba umwana? Undi ati yego ni njyewe. Uyu mukira ati twari tugutegereje rwose banguka. Ubwo uyu mugore angaha abafite amagambo menshi ati uriya muhanda wa 19 rwose waba mbutiyaje nyinshi cyane, naje imodoka zinangira nyine ndatinda mwihangane. Hari harambutiyaje reka sinakubwira, mvamo ngenda n'amaguru, nega amamoto ngira gute. Umugore afite amagambo menshi boss adashaka kumva cyane yuko icyo bashaka ari ukuriya mwana yabavira muri uru rugo. Ati umwana ari mu nzu banguka rwose, ibyo ngibyo byihorere, vayo twara umwana, ibyo ngibyo byambutiyaje ni ko nta kintu cyabaye. Umwana bari bamaze kumutunganya kugira ngo uriya mukobwa uje kumureba mutware. Ubwo boss anga yese amubwira ati ni karibu. Ubwo binjiye mu nzu bahita bamwakira maze ati umwana n'uyu nguyu se? Ati yego. Ubwo disi umukobwa yarebye akana maze ahita atangira kugaterura ati yo bega akana keza. Ubwo disi yatangiye kuganiriza akana ati niko bagufashe bagushyira hari ako k'inyuma y'urugi. Akana katigo, reba ukuntu abandi bakobwa sha bazi kwita ku bana, reba ukuntu kahise kanaseka. Nawe uyu nguyu wundi wano kwirirwa azunguza amabuno mu nzu gusa atazi no guhindura umwana pampa. Sha yatangiye kuganiriza akana keza mpucuri. Atari ko se ni gute kuko umuntu w'umugore yifata agata umwana mwiza nk'uyu nguyu koko? Atakana keja ni gute baguta? Bwangaha uyu mugore biramurambira maze ati urwo rwana rurekere kurira rwose rwakomeje kumbangamira, ijoro ryose rwarize ntabwo nigeze nsinzira. Ubwo nyiri urugo ati rwose ntabwo twize turyama, karaye karimo karira ijoro ryose. Ubwo uyu mukobwa yahise akihumuriza maze ati utari ko se abagore nk'aba ngaba ni gute babaho kweri? Akana numva ukuntu kari guhumura nabi.
ntabwo ugeze umukarabya? Ni gute umwana ko kutarakarabye kuva ejo? Ni gute yari kwifata agasinzira bigakunda n'umwanda uri kumurya? Mbega umugore w'ikigeragezo utazi ubwenge, sha uri umupfapfa pe. Uzi ko ari we bavuze muri Bibiliya w'umupfapfa? Kubera niyo mpamvu wa mugore we, fata umwana wanyu. Nyagasani umukobwa ahita amusubiza umwana maze atumva, uwo mwana rwose ntabwo mujyana. Niba utazi gukarabya umwana ungana gutyo, uri umuntu w'umugore uteretse ibyo byara byawe, ukaba utazi gukarabya umwana, ubwo kuko urumva nta soni ufite. Nyagasani ubwo uyu mukobwa ahita yigendera maze Patero akavuga ati, ugiye heza? Polisi yavuze ko uraza ugatwara uno mwana. Umukobwa ati, polisi se njye iranyishyura? Urumva njye nakifata ngatwara uyu mwana hejuru y'uko umugore wawe ari umuntu uri aho ngo utazi no gutunganya umwana, utazi no kuba yamukarabya? Ubwo sinaba ngusigiye igiki? Uriya mugore se ni ivaze? Umva njye rwose ntago ntwara uwo mwana, reka mubasigire wenda mwitoreze wo kumenya gukarabya umwana, kumuhindurira, kumugaburira. Ibyo byose umugore wagomba kubimenya kandi akabikora. Umukobwa atumva, mpereza itike nigendere, njye nakurisha amafaranga yanjye yose yashize. Uyu mubosi ati, ntago sitwara uno mwana. Umukobwa ati, mutwara se mutwara hehe? Njye mpereza itike nigendere, njye rwose umwana ntago mutwara. Umwana usa gutyo utakorewe amasuku njye mutware, munyuze hehe? Ushatse kumbwira ko utarama itike se? Sawa reka nigendere, itike yugumane. Gasana ubwo umukobwa uri ahangaha ahita afungura akagenda, aba ababajwe nuko uyu mugore uri ahangaha kuva ejo atigeze akarabya uno mwana ngo abe yanamugaburira. Abagore baranagwira we, takana kari guhumura gutyo ngiye nkajyane, ubwo se nakanyuze hehe kuko muri bisi yose abagore babapfapfa gusa. Nyagasani ubwo umukobwa yabatanye kakana, akana disi kaba ari akana keza, gusa nyine uyu mugore uri ahangaha ntabwo asanzwe. Ubwo iminsi yakomeje kugenda icaho gake gakeya, umunezero wo muri uru rugo uragenda neza neza urashira, basigarana ikigeragezo cy'umwana batigeze babyara. Ubwo bakiri aho hari umubyeyi waje. Umubyeyi araza ahangaha, abandi bameze nk'aho basinziriye. Ubwo umubyeyi ati, muracyasinziriye? Ubwo umugabo ahita ababwira ati, polisi ndimo ndayihamagara ikanga kunyitaba. Umugore we aramubwira ati, mu bigaragara baguteza umutego wa mugabo we. Ikigaragara cyo nuko uriya mwana bashatse kumuguha n'ubundi mu bigaragara, kuko nyine banzi no kukwitaba. Umugabo atari ko nuko bashaka nyine yuko byagenda gutyo, ntago ari bwo buryo byagakwiye gukorwamo. Niba bashaka ko ngumana umwana, twari kubikora mu buryo bwemewe nyine bikagaragara yuko mwadovuse. Ubwo uyu mubyeyi ahangaha aba ari mama w'uno mugabo, abwira uno mukobwa atumva, genda utegurire uriya mwana ibintu byo kurya, nanjye namuzaniye amata ari hariya. Ubwo uyu mugore ahangaha ati, njye kumutegurira se ibyo kurya? Nyirabukwe ati, cyane rwose, genda ujye gutegurira umwana ibyo kurya. Uyu mugore ahangaha mwibuke neza yuko n'abantu bakuru atazi kubatekera, umbwire ngo yashobora gutekera umwana w'uruhinja. Ati, nta kibazo reka nze njye kubikurikirana. Si umuntu w'umukobwa utazi guteka, mwabaye muto ariko ubu niko mwahindutse. Ubwangaha nyina w'uno mugabo asigaremo kumubwira ati, navuganye na sekreteri wanjye ko agomba gufatira itike y'indege izantwara ejo. Uyu muhungu we ati, hanyuma se ibijyanye n'inama wari wajemo byo bimeze bite? Mama we aramubwira ati, nabihinduye. Musore ati, hanyuma se mama, ni iyihe nama ko kuraza kungira yo kuba nagumana umwana utari uwanjye kandi bigakorwa mu buryo nk'ubu ngubu koko mama? Mama we tumva nkubwire rero, njye ntabwo nshaka nyine kurwanya ibitekerezo byawe pe, sibyo? Nta nubwo nagutegeka rwose kuba wakora ibintu udashaka. Ndabyumva nyine uriya mugore wawe asa nk'umuntu utifuza kuba nyine mwabyarana, kubera yuko rwose igihe gishize cyose imyaka ingahe ni myinshi cyane rwose mutarabyara, urumva? Gusa icyo ugomba kumenya cyo nuko wowe ukeneye umwana. Uyu mugabo atari ko se koko mama, ni gute wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihe umuntu ntazi yifata akazana umwana kuriya agashaka kumungerekaho? Hanyuma se uwo ni wo mwana njye nkeneye umwana uvuye mu maraso yanjye mama. Mama aramubwira ati, hanyuma se waba uzi yuko namenye ko papa wawe bamwadobuse hashize imyaka myinshi tubana? Nyagasani bisobanuye ko uno musore nawe papa we nawe yadobuswe. Mama w'uno musore akabimenya kera ngo bamaze imyaka myinshi babana. Ahita avuga ati, ngo iki? Nyina ati, cyane rwose niko byagenze, gusa nyine iso ntago bigeze bamwanga nk'ukuri kwanga kariya kana, bamufashe neza rwose baramurera, bamuha uburere buhagije. Ubwo bakiri aho wa mugore ahita agaruka. Umugore afite ubwoba cyane ko nyirabukwe araza kumuseka, maze ati, nyine ubufasha bwawe, nyine ntago nzi ukuntu nyine bapima ubushyuhe nyine bw'amazi. Atangira kurya indimi. Nyirabukwe ahita avuga ati, ntaribi, nta kibazo. Ahita ahaguruka disi aravuga ati, ariko nkeneye ko byibura unshakira imyenda rwose, imyenda myiza yo kwambika kariya kana. Umugore ati, ariko ntayo tugira. Nyagasani ati, nyine icyo ndi kuvuga, mujyane mujye ku iduka nyine mujye gushaka imyenda y'umwana, mujye kuyigura. Ariko mwabaye muti?
umubyeyi disi ahangaha ababyeyi ubundi bubahwe. Niba ugifite umubyeyi nyaboneka ukaba ubyuka ukamubona, jya umushimira buri munsi kubera ko yagukujije, iyo ashaka yaragutaye muri mondisi. Nanone kandi niba udafite umubyeyi wihangane, byibura wowe uzaba umubyeyi mwiza, abawe bazagukomokaho uzababere rwose indashyikirwa, bazahore bakwirahira. Nyagasani, uyu muryango ahangaha wari wacitse igikuba cy'umwana wari wajemo, gusa ariko mu by'ukuri umwana aba ari umugisha, ariko umugore uri ahangaha ntabwo azi ukuntu bita ku bana we. Ese musore, uwo mukobwa mukundana ubona azabasha kukurerera? Nyagasani, reka mbabwire ko igice cya mbere kirangiriye ahangaha, mu kanya turakomeza na finali tumenye ukuntu no mukobwa utazi no guhindurira umwana pampa araza kubigenza, ubwo nyirabukwe araza kuba musigiye uno mwana cyane ko ubu ngubu ari uri kumwitaho. Turaza kumenya ngo araza kubyitwaramo gute. Nk'ibisanzwe rero ntuze gucikwa n'iki gikurikiraho. We niba uri mushyano cyangwa se urugamiro ugeze ahangaha, nkandira kuri buto subscribe kugira ngo udacikwa na finali ya kano gafilime. Ndaje nanjye mitimba ha finali buretse kujya kure, buretse gato. Wari uzi ko nawe ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube? Wari uzi ko se YouTube ishobora kuguhindurira ubuzima? Tugufasha byose wifuza kumenya ku mikoreshereze ya YouTube, tukagura kandi tukagurisha YouTube channel zihemba, tugufasha gukemura ibibazo byose YouTube channel yawe yagize, tukaguha ubujyanama bwose wifuza kumenya ku bijyanye na YouTube channel, tukakwigira n'umushinga w'ibyo wakorera kuri YouTube bikaguhemba gatubutse. Si ibyo gusa kandi tugukorera website z'ubwoko bwose tukanazihostinga, tukagufasha no gukemura ibibazo byose zahura nazo. Witinda kutuvugisha kuri nimero yacu ya WhatsApp gusa 0780 14 16 16.